ku ntambara umutwe wa M23 ushyigikiwe na leta y'u Rwanda urwanamo na leta ya Kongo. Uko iminsi ihita niko abasirikare baba ba M23 aba Kongo ndetse n'ab'u Rwanda bayigwamo, tutibagiwe n'abasivile. Muri iki kiganiro rero turagaruka ku miryango y'abasirikare b'u Rwanda bagwa kuri uru rugamba. Benshi bavuga ko ikijyana abana babo ari ukurwanira u Rwanda, ni ukuvuga iyo ubaganirije nicyo gisobanuro abenshi batanga. Ariko uko biri kose ntibishimira ibyo kubura imiryango yabo, kuko nk'uko muza kubyumva muri iki kiganiro abatanga ubuhamya bavuga ko hari n'igihe abana babo bahagwa imiryango ntimenyeshwe, bakazabimenya ari inkuru bahuye nazo mu nzira, ari abantu babibabwiye. Abandi bati niyo tugiye Kanombe gushyingura ntibemera ko umuntu areba uwe waguye muri Kongo. Muri iki kiganiro rero naganirije abantu babiri baburiye ababo muri Kongo, abasore bakiri bato biciwe kuri uru rugamba, nyamara leta y'u Rwanda ivuga ko nta ruhare irufitemo. Aba mugiye kumva nabahinduriye amajwi kubw'umutekano wabo, ndetse nta nubwo tuza kuvuga aho tuganira baherereye. Mukurikire. Muraho neza? Muraho neza. Umuvandimwe wawe uheruka kugwa muri Kongo mwapfanaga iki? Umuvandimwe wanjye uheruka kugwa mu ntambara muri Kongo yari mubyara wanjye, akaba ari umusore w'imyaka 27. Mubyara wawe yinjiye ryari mu gisirikare? Tangiye kuba umusirikare 2022 nibwo yagiyemo. Ubwo nyine yagiye mu gisirikare. Mwigeze muganira ngo akubwire ko yifuzaga kuba umusirikare, cyangwa mwongeye kuvugana yaramaze kuba umusirikare? Yego, twaraganiraga, yahoraga avuga ko afite inzozi nyine zo kuzajyayo. Gusa nyine umubyeyi bo ntabwo babaga babishyigikiye, baramubuzaga akabyanga. Kubera icyo ababyeyi bamubuzaga kuba umusirikare? Uyu munsi mu Rwanda nta ntambara ihari. Bamubwiraga ko atari byiza, nyine ashobora guhuramo n'urupfu agapfa. Nyine bahoraga bamubwira ko atari byiza, ariko nyine arangage yagiyeyo ashoje amashuri. Wigeze uganira n'uwo musore ngo akubwire ko asanzwe afite igitekerezo cyo kuba umusirikare? we nyine ababyeyi sinzi impamvu babaga barabimubuzaga, ariko we nyine yashakaga kujya kurwanira igihugu. Ababyeyi bo ntabwo naganira nabo ngo mwumve icyo babimuburizaga, gusa we nyine yashakaga kugenda. Ni ryari wumvise ko yagiye kuba umusirikare nyuma ko yanagiye noneho muri Kongo? Wapi kuganira byo ntabwo twigeze tuganira, gusa nyine twigeze kuganiraho akajya avuga ambwira ko ashaka kujyayo. Ababyeyi nyine bakajya bamubuza akabyanga, gusa nyine ntabwo yigeze abimbwiraho cyane. Hanyuma tugere ku ngingo tuganiraho, waje kumenya icyo yazize? Njyewe ntabwo namenye igihe yagiye muri Kongo, ahubwo nabimenye yapfuye. Kuba yagiye mu gisirikare byo nari mbizi, ariko nyine kuba yagiye muri Kongo ntabyo nari nzi, kuko nta n'ibyo bavuga, nta n'ibyo batubwiye. Kubimenya byo nabimenye yapfuye. Ninde wabamenyesheje mu muryango ko mubyara wawe yapfuye? Nyine ababyeyi bababwiye ngo ko bamurasiye Kongo, yaguye muri Kongo ku rugamba, yagiye mu rugamba. Rero nuko nanjye mukuru bayambwiye. Nyuma yaho n'ababyeyi